Turongeye turabasuhuje cyane, turabasuhuje inshuti bavandimwe bakunzi ba Nzuri Market aho muri hose hirya no hino ku isi, abari hano iwacu mu Rwanda, abari muri Amerika, muri Aziya, i Burayi n'ahandi hose hatandukanye hirya no hino kuri iyi si. Turabasuhuje, twizere kandi yuko muguwe neza cyane, mukomeze kugubwa neza aho muri hose. Nk'uko mubimenyereye rero, tuba tubagezaho imitungo itimukanwa igurishwa cyangwa se ikodeshwa. Murabizi ni amazu, ni ibibanza, ni amasambu. Ibyo byose tugenda tubibagezaho umunsi ku wundi, gatanu kuri gatanu. Nk'uko mubibona kandi ubu ngubu tugiye kubagezaho ikibanza cyiza cyane, ikibanza cyiza cyane nk'uko muri kugenda mubona ku mashusho. Babandi b'abasirimu, abasirimu mwese aho muri, ndabararikira kuza gusura iki kibanza mukakigura batarakibatwara, kubera ko kiri ahantu heza cyane, kiri ahantu heza cyane muri karitsiye nziza cyane y'akataraboneka, karitsiye ijyanye n'igihe, karitsiye igezweho irimwo amazu meza cyane mashyashya. Hahandi uvuga uti ndatuye kabisa, hahandi uvuga uti naharerera umwana, hahandi uba ufite view ureba umujyi wose wa Kigali, karitsiye ku yindi, aho uva ukagera hose uba uhareba. Ni ahantu rero heza cyane, ni ikibanza cyiza cyane kandi gikora ku mihanda ibiri, gikikijwe n'imihanda. Kandi iki kibanza kikaba ari kinini bihagije ku buryo ushobora kugira gute, ku buryo ushobora gukatamo ibindi bibanza bibiri byiza binini, kubera yuko ubwacyo ari kinini cyane, ikibanza kinini rwose kandi cyiza gikora ku mihanda ibiri, ku buryo ushobora gukatamwo ibibanza bibiri, buri kibanza kikabona aho kigira gute, aho gisohokera. Ngira ngo murabyibonera rwose. Twabanje kugenda tubereka amafoto agaragaza view, agaragaza aho uba ureba, agaragaza umujyi wose. N'aha kuri iyi video turakomeza kugenda tugira gute, turakomeza kugenda tubibereka. Murabona yuko igice kimwe cy'ikibanza gikrotiriye, uvuga ngo hasigaye gukrotira izindi mpande zacyo enye. Ni ikibanza rero cyiza kandi giteye borne, ni ukuvuga ngo kiri ahantu hakoze physical plan. Ntabwo ari ukuvuga ngo ni hahandi ugura kubona ibyangombwa byo kubaka bikakugora, wapi. Ahubwo ho kuhagura ukabona ibyangombwa byo kubaka ni faster rwose, nta gutinda, kuko hakoze imihanda iratrashije, borne zirateye mbese. Kandi noneho ni hahandi bakase ibibanza byiza by'abifite, nubwo iki ngiki turi kukigurisha makeya kubera yuko amafaranga akenewe. Iki kibanza nk'uko mwagiye mubibona, hari aho twabyanditse gifite square meter 750 cyangwa se metero kare 750. Ni ukuvuga metero kare 750, ni ukuvuga metero 25 kuri 30 cyangwa se 30 kuri 25. Izo ngizo nizo zihwana na metero kare 750. Iyo bibaze rero uhita wumva yuko harimo ibibanza bibiri ndetse birenga, ibibanza bibiri birenga, kuko murabizi yuko standard ubu ngubu ikibanza ari metero kare 300. None hano harimo metero kare 750. Bishatse kuvuga ngo wakuramo ibibanza bibiri, buri kibanza gifite metero kare 375. Urumva buri kibanza cyaba gifite hafi 20 kuri 20, hafi metero kare 400 kuri buri kibanza. Urumva yuko iki kibanza rwose kukigura uba direct, uba uri mu nyungu. Nk'uko rero mubimenyereye, Nzuri Business Group Limited ikomeza kugenda ibagira inama cyangwa se ibaha inama ku bintu bishobora kubungura, ndetse ku hantu mushobora kugura hakagira gute, hakabasha kunguka kandi mu buryo bwihuse. Ndababwiza ukuri, iki kibanza nubwo wakigura ukagikatishamo kabiri, warangiza buri cyose ukagira icyangombwa cyacyo, ntabwo ari ukubabeshya, ntabwo ari ibikabyo. Mu gihe gito cyane watangira kugurisha kimwe kuri miliyoni 30 cyangwa se 40, kuko ni ibintu rwose byigaragaza bitewe na emplacement iki kibanza kirimo.
Si ibyo gusa kandi iki kibanza ushobora kukigura ukacyubakamo inzu imwe nini cyangwa se inzu ugashyiramo amapartema. Ni ukuvuga ngo hano ushobora gukuramo n'ibyo bita 4 in 1, 6 in 1, even 8 in 1. Ni ukuvuga ngo ni ahantu ushobora no kubakamo inzu y'imiryango 8 cyangwa imiryango 6 cyangwa imiryango 4 cyangwa imiryango 2, byaterwa nuko washaka kubikora. Murabizi yuko tubakorera amapura, ushobora kugura iki kibanza tukakudizayiningira pura nziza cyane ikungura, tukagushyiramo apartema y'imiryango nk'8, ukajya wikuriramo nk'ibihumbi byawe 4 by'amadolari bya buri kwezi rwose, kubera ko ni ahantu heza hafi y'umujyi, ahantu uba witegeye umujyi wose ku buryo kuhashyira apartema umuntu akajya abyuka areba umujyi impande n'impande, areba imisozi ya Bumbogo, areba he hose hari za Kinyinya, za Ikami, za Deciveri, murahabona hose. Ni ukuvuga ngo ureba muri centre ville, ureba Kimihurura za Convention Center, ureba i Kanombe ku kibuga cy'indege, ahantu hose. Ni ukuvuga ngo iki kibanza ni imari kabisa, ni imari, kirashaka miliyoni 43 zonyine. Nari natinze kubabwira igiciro, ngira ngo amatsiko yari yabisha ariko ndayabamaze. Iki kibanza kirashaka ibihumbi 43 by'amadolari negotiable. Ni ukuvuga ngo miliyoni 43 z'amanyarwanda ni igiciro turashobora kubagabanyiriza mukakigura ku mafaranga makeya cyane. Iki kibanza kiri hafi cyane ya kaburimbo, kandi ugereranyije n'abantu bahatuye na gahunda zihari n'iki byose, na kaburimbo ubwayo mu minsi mike cyane irabikora kuri iki kibanza. Ni ukuvuga ngo kiri ahantu heza, nta kintu wakigaye. Iki kibanza ni imari ugereranyije n'aho ibibanza bigeze. Urugero nabaha nuko mu zindi karitsiye wenda nko kwirebero, ni urugero nko kwirebero aho ubasha kureba umujyi ndetse igice gitoya, utabasha kureba umujyi wose nk'aha ngaha. Ikibanza kingana gutya kwirebero gifite metero kare 750 kwirebero, ndababwiza ukuri ntabwo ushobora kukibona munsi ya miliyoni 100, ntabwo bishoboka. Miliyoni 100 kuzamura nibwo ushobora kubona ikibanza kingana gutya, ureba kandi nabwo umujyi igice gitoya. None iki ngiki kiri muri karitsiye nziza, hano ureba umujyi wa Kigali wose, nta gace na kamwe wibagiwe, nta gace na kamwe usize. Turagishakamo miliyoni 43 zonyine, kandi nabwo ari negosiyable. Karibu ngwino wigurira iki kibanza, utaracikanwa. Wanakibakiramo inzu yo guturamo, ugashyiramo piscine, ugashyiramo iki, mbese wacyexploita uko ubyifuza rwose. Turahari ku bwawe kugira tugukorere pura, tunakubakire, tugukaturiza iki kibanza. Iki kibanza rero ubaye wagikunze, waduhamagara kuri 0788 48 67 cyangwa se 0788 2 inshuro 3 0123. Si ibyo gusa, ushaka kudusanga aho dukorera hariya ku Muhima kuri Yamaha, neza ugeze muri Feruje, ureba inzu ya etaje y'amatafari ahiye yanditseho Shema House. Dukorera muri etaje yayo ya nyuma, umuryango wa mbere hareba ku Gisozi mu gikari, mu yandi magambo. Turabamanagingira imitungo yanyu rero, mwebwe muri mu mahanga, mwebwe muri mu Rwanda mutabona umwanya, mwebwe mwasizeho bene wanyu, mwebwe mutari gukorana neza n'abari kubibafasha, turabamanagingira iyo mitungo, tubashakira abakiriya bayikodesha umunsi ku wundi, dukurikirane kwishyura kwabo, tubafashe buri kimwe cyose, maintenance yayo. Imitungo yanyu turayimanaginga ibona abakiriya kandi mu gihe gito cyane. Wowe rero ushaka kugurisha, ushaka kugura, gana Nzuri Business Group Limited tugufashe. Komeza rero ukande subscribe. Urabona abaturanyi rwose b'iki kibanza ni abantu bari class, ni ahantu heza cyane, ureba umujyi wose. Komeza ukande subscribe kuri iyi channel yacu ya Nzuri Market. Komeza ukande subscribe, ukore na share, kugira ngo umunsi ku wundi ukomeze urebe ibyiza byose tugenda tubagezaho umunsi ku wundi, 5 kuri 5. Ni karibu cyane, tubahaye ikaze muri Nzuri Business Group Limited. Turabakunda cyane, wacu umukiriya ni umwami rwose. Tubahaye ikaze, tubahe serivisi zose zijyanye n'imitungo itimukanwa. Ni muze rero mwigurira iki kibanza batarakibatwara. Ni karibu cyane, murakoze bakunzi bacu.